Turabasuhuje mwese bakunze ibi biganiro byacu by'amateka atandukanye yo muri Bibiliya. Uyu munsi tugiye kubagezaho amateka y'ikirangirire intumwa Pawulo. Amateka yera twereka ibyitegererezo byinshi by'umusaruro ukomoka ku burezi nyakuri. Aduha ingero z'abantu benshi, ab'imico yabo izira amakemwa, yaremwe hakurikijwe amabwiriza mvajuru. Imibereho yabo ikabera ababazengurutse umugisha kandi bahagaze mu isi nk'abahagarariye Imana. Muri bo harimo Yosefu, Daniyeli, Mose, Elisa na Pawulo. Bamwe bari abategetsi bakomeye bo ku isi, undi yari umunyamategeko w'ubuhanga buhebuje, hakaba umwe mu babaye abagorozi b'intahemuka, kandi harimo umwigisha w'igitangaza wavuze bitarigeze bivugwa n'undi, keretse wa wundi hatigeze kuba umuntu uvuga nkawe. Uwo mwumva ni Nkurunziza Bakate. Byinshi kuri Pawulo ni mu kanya. Sawuli yavutse ahagana mu mwaka wa 3 nyuma ya Yesu, yabayeho mu gihe cya Yesu n'intumwa ze, ariko yakuriye mu bice bitandukanye by'isi. Sawuli yavukiye i Taruso, mu mujyi witwa Silisiya ho muri Turikiya. Umujyi w'Abaroma wigengaga, yari umwene gihugu. Ibyo ntibyari bisanzwe ku Bayahudi bari batuye mu ntara z'Abaroma. Mu bwami bw'Abaroma, ubwene gihugu bwo hanze y'Ubutaliyani bwari bwaragenewe abantu bagize uruhare runini muri ubwo bwami. Bityo rero hakaba hakekwa ko umuryango wa Sawuli wari ukize cyangwa se wari umuryango w'abagiraneza. Se na nyina bari Abayahudi kavukire, niyo mpamvu Pawulo avuga ati ndi umuheburayo w'Abaheburayo. Yakomokaga mu muryango wa Benjamini. Se wa Sawuli yari umufarisayo kuko na Sawuli ubwe yari ameze. Sawuli yari afite mushiki we na mwishywa we umwe. Amashuri abanza Pawulo yayize mu mashuri ya Taruso, yarazwi nka Atenayi ntoya. Aha niho yamenyeye filozofiya ndetse n'imivugo y'Abagiriki. Nyuma byaje kumugirira akamaro igihe yajyaga kubwiriza muri Atene. Ku myaka 14, Sawuli wari ukiri muto yoherejwe muri kaminuza ya Yerusalemu, aho yize Tora, amategeko ya Kiyahudi. Umwigisha we yari Gamariyeli, umufarisayo w'inyangamugayo kandi wari umuhanga, akaba n'umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru. Sawuli yari afite amahirwe yo kwiga nk'umusore w'Umuyahudi ukiri muto kandi muri kiragi. Pawulo yari umwarimu n'umuyobozi w'idini, ariko kandi yari afite n'umwuga wo kuboha amahema. Muri icyo gihe nubwo wasangaga Abayahudi ari intiti, ariko banigishwaga ubukorikori kugira ngo babone ibibatunga mu bihe bigoye. Ibi kandi byari bihuye n'imyizerere y'Abayahudi ivuga ko utigisha umuhungu w'umwuga yabaga ari kumwigisha ubujura. Yari mu ishuri i Yerusalemu mu gihe Yesu yari umubaji w'i Nazareti, kandi mu gihe intumwa zari mu bucuruzi bw'uburobyi n'indi mirimo i Galilaya, Sawuli yakurikiranaga amasomo i Yerusalemu. Abigisha bakuru bamurebaga nk'umusore bizera cyane, kandi bari bamufiteho ibyiringiro bikomeye nk'umuntu ushoboye kandi ufite ishyaka ryo kurwanira imyizerere ya kera. Kuzamurwa kwe akagirwa umwe mu bagize urukiko rukuru rw'Abayahudi byamushyize mu mwanya ukomeye. Sawuli yari yaragize uruhare runini mu kuburanisha no guhata Stefano kwemera ibyo atigeze akora. Ibyigaragaje bikomeye byerekana ko Imana yari hamwe n'uwatotejwe, byari byaratumye Sawuli ashidikanya ukuri ku ruhande yari yarabogamiyemo arwanya abayoboke ba Yesu. Yumvise akozwe ku mutima cyane. Umukiza yari yarabwiye Sawuli abinyujije muri Stefano, wari ufite imitekerereze yumvikana neza. Sawuli wari umuyuda usobanukiwe, yari yariboneye ubwe umucyo w'ubwiza bwa Kristo ugaragara mu maso ya Stefano hasa nk'aho umumarayika. Sawuli yari yarabonye uko Stefano yihanganiye abanzi be ndetse n'uko yabagiriye imbabazi. Yari yarabonye kwitanga kuzuye ubutwari kwabo yari yaratoteje akanababaza cyane. Yari yarabonye bamwe bemera guhara ubuzima bwabo bishimye kubwo kwizera kwabo. Ibi byose byari byarakanguye ibitekerezo bya Sawuli, kandi inshuro nyinshi byahoraga bimukora ku mutima, bimwemeza ko Yesu yari Mesiya w'isezerano. Mu bihe nk'ibyo yamaraga amajoro atagohetse arwanya iby'umutima wamwemezaga, kandi igihe cyose yavaga muri ibyo yemezaga ko Yesu atari we Mesiya, kandi abayoboke be bari abakaba babeshyi. Mu gushoberwa kwe yitabaje abo yiringiraga bafite ubwenge no gushyira mu gaciro. Ibyo abatambyi n'abanditsi bamubwiye byaje kumwemeza ko Stefano yararatutse Imana, kandi ko Kristo Stefano yabwirizaga yari umutekamutwe. Sawuli yafashe umwanzuro bimugoye, nyamara amaherezo byari yarize, uko yari asanzwe yumva ibintu, icyubahiro yahaga babimwigishije, nuko yibonaga we no kumenyekana cyane, byatumye yinangira arwanya umutimanama n'ubuntu bw'Imana. Amaze kwemera neza ko abatambyi n'abanditsi bari mu kuri, Sawuli yabaye mubi cyane.
mu kurwanya inyigisho z'abigishwa ba Kristo. Bamwemeje ko bafite inshingano zera, bafite ukuri. Abakuye Yerusalemu nako karengane bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Umwe mu miji bagiyemo ni Damasi, aho abantu benshi bakiriye ukwizera gushya babarizwaga. Abatambyi n'abategetsi bari baratekereje ko ubwo buyobe buzahagarikwa no gukoresha imbaraga n'itoteza rikaze. Ni nabwo bumvise ko bagomba gukomereza ahandi, bagasohoza ingamba zari zafatiye Yerusalemu zo kurwanya inyigisho nshya. Kubera umurimo udasanzwe bifuzaga gukora i Damasi, Sawuli yaritanze kuri uwo murimo. Akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha amasinagoge b'i Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababoha bajyana i Yerusalemu. Bityo ahawe ububasha n'inshingano n'abatambyi bakuru, Sawuli w'i Taruso mu mbaraga za kimuntu kandi yuzuye ishyaka ririmo ubupfapfa yerekeje i Damasi. Pawulo yarazwiho ko ari umurwanashyaka w'idini ya Kiyahudi kandi akaba umuntu udacogora gutoteza abayoboke ba Yesu. Umurava we, kwigenga kwe, kudacika intege kwe, impano ze n'imyigire ye byari kumushoboza gukora umurimo uwo ari we wose. Yakoze urugendo rutazibagirana kubera ibyamubayeho bidasanzwe byahinduye n'imibereho ye yose. Ku munsi wa nyuma w'urugendo rwe hari saa sita, igihe abagenzi bari bananiwe bari hafi kugera i Damasi. Yagize ati, nkigenda ku manywa y'ihangu mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba unsangana n'abo tugendana. Igihe umucyo wari ukibagose, Sawuli yumvise ijwi rimubwira mu giheburayo riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Arasubiza ati, urinde mwami? Umwami arasubiza ati, ndi Yesu uwo urenganya, biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Abari kumwe na Sawuli buzuye ubwoba kandi basaga n'abahumishijwe n'ubwinshi bw'uwo mucyo. Bumvise ijwi ariko ntibabona uwavugaga. Nyamara Sawuli we yasobanukiwe n'amagambo yavuzwe kandi ahishurirwa uwavugaga ari we Mwana w'Imana. Muri uwo muntu w'icyubahiro wari umuhagaze imbere, Sawuli yabonyemo uwabambwe. Ishusho yo mu maso h'Umukiza yanditse mu mutima wa Sawuli ubutazongera guhanagurika. Amagambo yabwiwe yakomye ku mutima we afite imbaraga ikomeye. Yamurikiwe n'umucyo utangaje wageze aho umwijima wari wihishe mu mutima we. Uwo mucyo wahishuye ubujiji n'amakosa byo mu mibereho ye ya kera, unamwereka uko akeneye kumurikirwa na Mwuka Wera. Sawuli yiboneye ko yakoreraga Satani mu gihe yatotezaga abayoboke ba Yesu. Pawulo amaze kubatizwa yarariye maze amarana iminsi n'abigishwa b'i Damasiko. Ahera akabwiriza ibya Kristo mu masinagoge, avuga ko Yesu ari Umwana w'Imana. Yavuze ashize amanga ko Yesu w'i Nazareti ari we Mesiya wategerejwe igihe kirekire, ko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa, akazuka ku munsi wa gatatu. Nyuma yaho habonekera 12 n'abandi benshi. Pawulo yongeye ati, nuko nyuma yabo bose arambonekera kandi meze nk'uwavutse ntagejeje igihe. Sawuli yahindutse umukristo ahagana mu mwaka 34 nyuma ya Yesu, afite imyaka 31. Yamaze imyaka 30 ya nyuma y'ubuzima bwe ari umubwiriza butumwa muri icyo gihe cye. Yakoze ingendo nyinshi akoresheje inyanja n'ubutaka kandi abwiriza imijyi igera kuri 50 yo mu migabane 3. Yashinze amatorero menshi, yatangiriye i Damasiko kandi azenguruka Arabiya abwiriza. Hanyuma agera i Taruso, Silisiya na Siriya abwiriza. Agera no mu karere ka Galatiya, ibyanditswe bivuga Likaoniya, Lusitira na Derube. Mu nzira igana no muri Makedoniya dufata Filipi, Tesalonike n'i Beroya. Agera i Korinto, nyuma yimukira muri Aziya maze akora muri Efeso. Ahavugwa ko abatuye muri Aziya bose bumvishe ijambo ry'Umukiza. Bityo ahari Kolosayi, Laodikiya ni Herapolisi bamenye inzira y'agakiza. Birashoboka ko amatorero menshi yo mu byahishuwe aturuka ku murimo we. Pawulo yahindutse nyuma y'imyaka 2 Kristo agiye mu ijuru. Ihinduka rye ryanditswe inshuro 3 mu mateka y'itorero. Umuhanga mu by'amateka atanga amakuru y'ibanze yo guhinduka kwa Sawuli mu gihe cyagenwe cy'imyaka ya mbere y'itorero. Byari ibintu bidasanzwe byayoboye itorero rya mbere. Yavuye Yerusalemu mu butumwa bwo gutoteza, arangiza urwo rugendo nk'umwe mu bagize itsinda yangaga. Usibye kubonana no kuvugana na Yesu muri iyi nzira ya Damasiko, ntibishoboka gusobanura impinduka nk'iyi. Nyuma y'imyaka hafi 20, Pawulo avuga ibisobanuro birambuye ku guhinduka kwe mu rwego rwo kwiregura imbere y'agatsiko k'abaheburayo kamwangaga. Yavuze ko Yesu yamutumye ku banyamahanga, bazabiranwa n'uburakari, bavuga ko agomba gupfa. Amasengesho y'umufarisayo wicuzaga ntiyapfuye ubusa, intekerezo ze n'umutima we byahinduwe n'ubuntu mvajuru. Kandi impano z'ubwenge yari afite zomatana n'imigambi ihoraho y'Imana. Pawulo avuye muri Arabiya yasubiye i Damasiko, yigisha ashize amanga mu izina rya Yesu. Abayahudi bananiwe guhangana n'ubwenge yavugishaga maze bajya inama yo kumwica. Amarembo y'umudugudu yararinzwe cyane bikomeye ku manywa na nijoro kugira ngo adacika. Izo ngorane zatumye abigishwa bashaka Imana babikuye ku mutima. Maze amaherezo ijoro rimwe baramujyanye bamucisha mu nkike z'amabuye, bamumanurira mu gitebo. Amaze kuva i Damasiko acitse, Pawulo yagiye Yerusalemu. Icyo gihe yari amaze imyaka 3 ahindutse. Umugambi ukomeye watumye akora urugendo nk'uko nyuma yabyivugiye, nako yashakaga gusura Kefa. Ageze mu mudugudu aho yarazwe imbere nka Sawuli watotezaga, yagerageje kwifatanya n'abigishwa, ariko bose baramutinya, ntibemera ko ari umwigishwa.
Byakomereye abizera kwemera ko umufarisayo nk'uwo wari uzi ko nta yindi dini ifite ukuri nkiye kandi wari warakoze ibishoboka byose ngo arimbure itorero ashobora guhinduka umuyoboke nyakuri wa Yesu. Maze Barinaba aramujyana amushyira intumwa azisobanura uko yabonye umwami Yesu mu nzira kandi uko yavuganye nawe nuko yavuze ashize amanga izina rya Yesu i Damasiko. Abigishwa bamaze kumva ibi bamwakiriye nka mugenzi wabo. Nyuma y'igihe gito baje kubona ibihamya byinshi by'uko ari umukristo nyakuri. Uwari ugiye kuzatumwa ku banyamahanga noneho yari mu mugi aho abenshi bari barigeze gufatanya nawe babaga, kandi yifuzaga gusobanurira neza abayobozi b'Abayahudi ibyerekeranye n'ubuhanuzi bwerekeye Mesiya bwari bwarasohojwe no kuza kwa mbere k'Umukiza. Pawulo yabonye ko ababigishwa b'Abisirayeli yari yaramenyanye nabo mbere bari bafite ukuri kandi ari inyangamugayo nk'uko nawe yari ari kera. Uko Pawulo ategerezaga abagenzi b'Abayahudi yasanze yarabibeshyeho. Yizeraga ko nabo bazahinduka vuba, ariko siko byaje kugenda, bituma yumva acitse intege. Yababajwe n'abanze kwizera. Pawulo yari mu rusengero asenga nk'uko nyuma yabihamije. Yabaye nk'urota, maze intumwa ivuye mu ijuru iramubonekera iramubwira iti, "Ihute uve i Yerusalemu vuba kuko batazemera ibyo mpamya. Genda kuko nzagutuma kure mu banyamahanga." Bamaze kumenya ibyirekwa, abizera bihutiye gucikisha Pawulo ava i Yerusalemu mu ibanga batinya ko yakwicwa. Bamujyana i Kayizariya, bamwohereza i Taruso. Kugenda kwa Pawulo byahagaritse gatoya imvururu z'Abayahudi ku buryo itorero ryagize agahenge igihe gito. Muri ako gahenge umubare w'abizera wiyongereyeho abantu benshi. Nyuma yaho itoteza ritumye abigishwa bava muri Yerusalemu, ubutumwa bwiza bwakwirakwiye vuba vuba mu turere dukikije Palestina ku buryo udutsinda duto tw'abizera twagiye dushingwa mu midugudu ikomeye. Bamwe mu bigishwa bagera i Foyenike n'i Kupuro no muri Antiyokiya babwiriza ubutumwa. Imirimo yabo yari yibanze cyane cyane ku Baheburayo n'Abayahudi bavugaga Ikigiriki. Aha niho ducumbika igice cya mbere cy'amateka ya Pawulo, aho tuzagaruka tuvuga byinshi kuri we n'umurimo yakoze ndetse n'amaherezo ye.